igihe Muyango yari atwite ubwo yari kwitegura kwibaruka mu 2021 mu kwezi kwa 8 ku itariki 30 yego igihe Muyango yari atwite inshuti za hafi zuriya mukobwa zanana ngo zamusangizaga amakuru zikamubwira ko Muyango atwite ari hafi kwibaruka. Hanyuma nanuze ikintu yabashubije ubwo byibuke ni mu 2021 Nana aza kuza kubwira izo nshuti cyangwa se abo bacuti ba Muyango ko uyu mwanya icyo gihe uriye mugabo we arimo kugira ibyishimo by'uko agiye kwibaruka kandi ngo nyamara we afite impanga ari kurwana nazo ari kurera nazo wenyine. Byari mu 2021 mwibuke bakoze ubukwe muri kangahe mu 2024 kandi amakuru ava mu kiganiro mu kanya cyatambutse na Fabrice yatubwiraga mu ncamake avuga ko izi mpanga Kimenyi ubwe abyemera ko ari papa wazo ndetse n'unyinanana akemeza ko ari se w'izi mpanga. Niba rero ibyo bintu ari byo no kuvuga ko abangaba bakundanye mbere yuko bakora n'ubukwe mbere y'ibintu nayo mpamvu Godfather yamubwiye ati ese urabizi ko ibyo uri gukora bihobanyije bigize icyaha kubera ko uri kongera guteretana n'umuntu ufite uwo bashakanye kandi bikaba byemewe mu mategeko. Yego